ndagira ngo rero turusheho aho ngaho n'abanyamujyi hano badufashe n'amadarapo yacu. Paul Kagame hoye! Yitwa Butera Knowless, umuhanzikazi umaze imyaka myinshi. Twamukunze mu ndirimbo zitandukanye, iz'urukundo, izigisha mu buzima busanzwe n'ubundi bwoko. Ijwi rye ryihariye ubwiza butangaje kuva kera kugeza n'uyu munsi. Mu myaka yo hambere, Knowless abenshi aho kwita ku ndirimbo n'impano yari afite bitaga ku bwiza afite, bati mu muziki wacu noneho hajemo umukobwa udasanzwe ku bwiza. Ubundi izina Knowless ryaturutse he? Niyihe ntandaro yaryo? Iki kibazo Knowless ubwo yakivuzeho asobanura inkomoko y'izina Knowless. Tuzi izina Knowless ry'umuhanzi, ariko kandi hari n'ikinyobwa cyamamaye ku izina Knowless. None se hari aho byaba bihurira? Niba wibaza iki kibazo nakuzaniye igisubizo. Butera Knowless ubu ni umudamu w'umugabo Ishimwe Clement, kandi ntitwakwibagirwa urukundo rwa Safi Madiba n'umuhanzi Knowless. Ni gute gutandukana kwa Knowless na Safi byamuhuje n'umugabo w'urukundo rwe rw'ubuzima? Ninde wabwiye bwa mbere ko akunda undi hagati ya Clement na Knowless? Ni iyihe mpamvu baje guhisha no guhakana ko bari mu rukundo? Byose wibaza nabikuzaniye hano. Turebe inzira ivunanye kandi itangaje y'inkuru y'urukundo hagati ya Butera Knowless n'umugabo we Ishimwe Clement. Nge mugiye kubana ni Florence, naho iyi ni Sky Media. Ndagusaba gukora subscribe kugira ngo uzajye ubasha kubona ibindi biganiro. Yamamaye kuri Butera Knowless, ariko amazina yiswe n'ababyeyi ni Ingabire Butera Jeanne d'Arc. Avuka mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo. Butera Jeanne yakuze ari imfubyi nyuma y'uko Jenoside ihitanye ababyeyi be. Kino gihe kandi Butera niwe mwana wenyine ababyeyi be bari bafite. Yasigaye wenyine nta babyeyi nta n'umuvandimwe. Nyuma yagiye kubana na anti we maze aramurera, yita ku mashuri ye, ariga neza ararangiza. Ubu Butera afite impamyabushobozi y'amashuri ya Masters, akabitegura gukomeza na Doctora. Yakuze ari umwana utuje kandi witonda, ariko kandi uzi kubana no gushaka inshuti. Ubwo yarasoje ayisumbuye nibwo yatangiye inzira y'ubuhanzi, maze aba Knowless tuzi. Avuga ko ubwo yakoraga indirimbo ya mbere irangiye bamubajije izina bandika ry'umuhanzi wakoze iyi ndirimbo, ati icyo gihe nta bitekerezo byinshi nari mfite ku buhanzi, maze ndavuga nti mwandike Butera Knowless. Mu gusobanura aho iri zina Knowless ryaturutse yaravuze ati zari inzika nari mfite ku muntu wari warambwiye amagambo mabi akomeretse. Ubwo nabwiraga abantu baho nabaga ko ngiye kuba umuhanzi, umuntu umwe yatangiye kunca intege maze ambwira ko nzaba ndangiye ninjya kuba umuhanzi. Arangije mu magambo mabi ati ubundi abakobwa bakora ku kazi baba barananiranye, nta burere, ari abanebwe baratinye gukora, bakabibirara, indaya n'ibindi. Hari rero akazina bakunda kubita ka Knowless. Abantu bari banyegereye hafi ahantu narindi ntago babyumvaga cyane, nta nubwo babishakaga. Umuntu umwe wa hafi yakundaga kumbwira ko ngo abakobwa donc batiyakira bo bari bo bagashaka nko kwishyira hejuru cyangwa se nko kwishyira ku myanya barimo, bo babahimbaga Knowless. Sagakunda kumbwira ko ndi nkabo rero. Butera yababajwe cyane n'amagambo yuzuyemo kumuca intege, nibwo yavuze ati ndashaka kwereka uyu muntu ko ndenze ibitekerezo bye. Niko guhitamo kwitwa izina ry'ubuhanzi Butera Knowless. Knowless yarakomeje ati igitangaje maze kwamamara wa muntu twarahuye aba ari ubu wa mbere mu kuvuga ko tuziranye kandi ko ndi sister we. Ese arambajije ngo yandike honde, yandike hayahe mazina ko ari indirimbo yandi, ndamubwira yandikeho Butera Knowless. Nkuko tubyumvise ubu nibwo izina Knowless ryaje. Nubwo benshi kandi barihuza n'ikinyobwa cya Knowless, gusa Butera avuga ko ntaho izina rye rihuriye n'iki kinyobwa. Ubwo umuhanzi Knowless yari akunzwe cyane, ni nabwo uruganda rwakoze inzoga ya Primus ntoya, maze kubwo gukunda iyi nzoga abantu batangira kuyita Knowless. Birumvikana n'abantu bakundaga Knowless maze bakunda n'iki kinyobwa bahitamo kucyita Knowless. Twinjiye mu rugendo rw'urukundo ku muhanzi Knowless na Ishimwe Clement. Urukundo rwabo rwatangiye nyuma y'uko Butera atandukanye n'uwari umukunzi we Safi wahoze mu itsinda rya Band Boys. Aba babanje kuba inshuti bisanzwe nk'uko Butera bivuga ati twari dusanzwe tuziranye, nge na Clement twariganye, Clement yiga imbere yanjye, rero twari tuziranye ku ishuri.
Ikindi kandi Clement yari umucuranzi muri korali naririmbagamo. Nyuma nje mu muziki nibwo Clement nawe ari byo yakoraga, atunganya umuziki no kuba umujyanama w'abahanzi. Twongeye guhurira mu buzima bw'inyuma y'ishuri, byoroshye no kuba twaba inshuti. Baraduhuje musaba ko yaba manager w'umuziki wanjye. Clement naramutinyaga kuko na kera ku ishuri abantu baramutinyaga kuko yari smart kandi atuje. Gusa kuko twari tuziranye byaroroshye kumvikana ndetse turahuza akazi kagenda neza. Knowless na Clement kuva batangira guhurira mu kazi, ubushuti bwabo bwariyongereye. Niko gutangira gukora imiziki myinshi kuri Knowless, aho bivuga ati ntarahura na Clement numvaga mfite impano yewe n'amafaranga akaboneka, ariko hari izindi mbaraga nkeneye umuntu mfasha ibikorwa byanjye bikajya ku murongo ndetse nkabona ibitekerezo bishya. Clement yaramfashije cyane, mbona kuba dukorana aricyo kintu nari nkeneye cyanyuma. Aba bombi batangiye kuba hamwe kenshi bashyigikirana, cyane ko Clement yari umujyanama wa Knowless. Knowless wari waramamaye muri icyo gihe, ni nako yabaga yagiye kuririmba mu bitaramo bitandukanye ndetse atangira no kujya mu bihugu byo hanze. Ibyo byose byabaga Clement yabaga yamuherekeje ahantu hose. Aba batangiye gukundana ariko babigira ibanga. Inkuru mu binyamakuru byinshi batangiye kuvuga ku rukundo rwa Knowless na boss we Clement. Bemeza cyane ko bari mu rukundo. Aba rero bihakanye bivuye inyuma ko badakundana ahubwo bahujwe n'akazi, ndetse Knowless we akavuga ko Clement ari inshuti ye cyane ariko ari inshuti bisanzwe. Nubwo bakomezaga guhakana, ibyo bakora byo byemezaga neza ko bakundana ndetse bigeze kure. Aba aho umwe yabaga ari wasangaga undi, ukongeraho ko bari basigaye bakoresha imodoka imwe kandi buri wese afite iye. Ibi byaterwaga nuko bose bajyaga ahantu hamwe nta usiga undi, yaba mu kujya gusenga n'ibindi bikorwa. Aba batigeze bemera urukundo rwabo. Mu bukwe bwa Tom Close bagaragaye bari kumwe, maze benshi bababonye bati aba nibo baza gukurikira. Bidatinze koko ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2016 amagambo yabaye menshi hirya no hino. Kuri uyu munsi uyu Clement nibwo yasabye Knowless ko yamubera umugore, maze Butera atajuyaje abyemera imbere y'inshuti zabo. Ku itariki 31 z'ukwezi kwa karindwi n'itariki 7 z'ukwa munani 2016 aba bakoze ubukwe bw'agatangaza bwabereye i Nyamata. Ubukwe bwabo bwarimo ibyamamare bitandukanye. Batangiye kubaka urugo nubwo batahwemye kuvugwa mu itangazamakuru n'ahandi. Bidatinze aba baje kubyara umwana wabo w'imfura bamwise Ishimwe Butera Or muri uyu mwaka n'ubundi wa 2016. Nyuma yaho baje kubyara umwana wa kabiri bise Ishimwe Butera Inzora, ndetse bakaba baherutse kwibaruka umwana wa gatatu bise Ishimwe Butera Tono. Butera avuga ko Clement yamubereye umuntu mwiza hamwe atabasha kubona uko abyita. Aravuga ati yambere inshuti magara kuko turi inshuti imbere y'ibindi byose. Clement yambereye umubyeyi, abo umujyanama wanjye muri byose. Butera arongera ati kuba twaramenyanye tugakorana ndetse n'urukundo rukaza byo biri mu nyungu zanjye. Clement nawe arabizi ni njye wunguka. Butera yarimo asobanura Clement wari we n'uburyo bavanga kuba umugore n'umugabo bakabihuza n'akazi. Aravuga ati ntabwo byangoye cyane kumumenya kuko buriya Clement ni umuntu umenya uko atandukanya amarangamutima. Clement iyo ari mu kazi nicyo cyonyine abareba. Icyo gihe abashaka ko byose biba bireba akazi. Rimwe na rimwe aramvunisha cyane ntatume mpumeka. Amubaza nti kuki ngewe nkomerera nta bintu by'imikino. Rero nanjye mba mbizi, bigatuma mu gihe turi mu kazi bw'umuntu usanzwe ntitwaje icyo ari cyo cyose. Ubundi umwanya wundi wo gukundana tugakora ibyawo tukaba famiye. Nubwo ariko twavuze inkuru y'urukundo hagati ya Butera na Clement, ntabwo twakibagirwa urukundo rwabiciye bigacika mu myidagaduro mu myaka ya 2010, ndetse abenshi bavuga ko ari rwo rukundo rwa mbere kuri Butera Knowless. Iki gihe Knowless yari mu rukundo na Safi Madiba wari mu itsinda rya Urban Boys. Ubu akaba atuye muri Amerika ndetse aririmba ku giti cye. Aba batangiye ubwo Knowless yinjiraga mu muziki. Uyu Safi we yaramazemo igihe, maze agafasha Knowless mu kuzamuka no kumenyera umuziki muri rusange. Uyu Safi wari umaze kugera kure mu muziki yatangiye gukundana n'umukobwa wari mwiza cyane, dore ko ubwiza bwe bwagarutseho kenshi. Bakimara gukundana bivugwa ko ahantu henshi Knowless yaririmbye yabifashwagamo na Safi, dore ko ari wamumenyereje byose bibera mu muziki. Muri kino gihe Safi yagaragaye mu mashusho y'indirimbo Byarakomeye, bikaba byaravugwaga ko Knowless yayihimbiye Safi.
nyuma ariko Knowless yagaragaye mu ndirimbo Umwanzuro y'itsinda Urban Boys aho abagize rino tsinda bifashishije abakunzi babo. Mu mwaka wa 2011 baje gutandukana ariko babigira ibanga. Byavuzwe ko byatewe n'imyitwarire ya Safi ikaba intandaro yo gutandukana kwabo. Nyuma rero yo gutandukana buri umwe yavugaga ko ari inshuti zisanzwe. Kangushimire wowe wafashe umwanya ukabana natwe mu kiganiro. Niba ukunda Knowless by'umwihariko umuryango we, nizere ko iyi nkuru yagushimishije. Duhurire muri komenti ku bitekerezo n'inyunganizi, ndetse unatubwira icyamamare cyangwa indi nkuru ushaka ko twavugaho. Murakoze kandi ntiwibagirwe subscribe, like na share. Bye bye.